umupira baramuserebeka aryamye hasi arigaragura. Bibaye ngombwa rero ko abaganga b'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi bajya kumwitaho kugira ngo barebe iminota 31 u Rwanda Amavubi 2 ikipe y'igihugu Djibouti les différents de la mer rouge ubusa. Nibyo turi kumwe na Ikubire Loto. Byari byakubaho ko utekereza ko watsindira ibihembo bitandukanye, ibihembo birimo amafaranga miliyoni cash, smartphone, imodoka, gutsindira moto Tevis, gutsindira rifani izi zitwara imizigo, gutsindira laptop, gutsindira frigo, gutsindira minervare ndetse amashyiga n'amagare byose birimo hamwe na Ikubire Loto. Ikubire Loto rero ikabigufasha ayikubwira yuko ugomba gukina uyu mugoroba kimwe muri ibyo bihembo ushaka kugitsindira. Ntiwibagirwa ko harimo n'imodoka nziza cyane. Twatangiye icyumweru gishya, mu gihe cy'ukwezi hazatangwa imodoka yindi ya Kia Sorento. Urakana kanyenyeri 562 urwego ukine. Kuva Amavubi barayizamura gonga n'umutwe ariko umupira bahita kuri abanyajibuti yari kufra ritewe na Kevin Muhire Runi, ariko baratabara abadefenseri bamyugariro b'ikipe ya Djibouti kabisa. Karo kemeze imodoka se Nyabugogo izaba yahiye nakubwiza ukuri kabisa. iriya Sorento n'ibindi bintu bazayitanga ejo, abantu Nyabugogo hariya bazabe bari tayari. Bira ni ibintu byo kugira ngo n'abantu bagishidikanya bavuga ati ibi bintu wasanga ari ibintu by'ibihuha bya scam kugira ngo abantu babyibonere. Muri abantu kiremwa muntu gikoze giteye harya muntu muri Bibiliya wemeraga abonye ninde? Ni Timoteyo. Wemeraga abonye Timoteyo ninde? Bamwe bavuga ngo yemera abonye, bavuga ngo wemeraga abonye ni Timoteyo. Oya ntabwo ari Timoteyo. Ninde ra? Baretse gatoya. Gatorera muri mafilime ya Yezu kera kikigabo na kibuka kibyanwa. Ntabwo ari Timoteyo. Urarivuze Timoteyo yari mu gihe cy'aba Paulo. Ni Timoteyo niba arinde umuntu wabwiye aravuga ati ngewe nintamubona Yezu ntabwo nemera ko yazutse, ntabwo bishoboka. We Maria Magdalena ntabwo ibyo bintu bizashoboka. Bibiliya ubumenyi bwanjye bwa Bibiliya rwose burakemangwa. Heruka gusoma Bibiliya neza niga mu bapadiri hashize imyaka 25. Attention reka turebe, attention cyabeka pasi barizamukira Amavubi Gilbert mu cyanya umurongo w'abakiga kabiri aracyaka bazamuka bihuta Taibariko umupira baramutanga barawurenza abanyajibuti. Kirano kurengurwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ni Thomas. Ahubwo Thomas yagiye uziko Thomas buriya yagiye no kuvuga ubutumwa bwiza aragenda agera kure gukorwa ngo ibyo bakoze baranabiranguza bigacuruzwa. Bakorera Kimisagara hafi ya Wasac. Ushaka kuba wakwiga cyangwa kuba warangura ibyo bikoresho andika 07 84 19 12 73. Niba uri umubyeyi ufite umwana mujyane yige abone icyo azakora, cyangwa ajya kurangura uhamagara 07 84 19 12 73. Turi kumwe kandi na Action College. Ndavuga gusa ku kwiga imyuga yonyine. Jya kwiga imyuga irimo gusuka. Ntabwo byemera. Ubwo rero turemye muri ba Thomas abantu niko duteye. Uri ba Thomas ejo Ikubire izabasubiriza Nyabugogo. Thomas udashaka gukanda kanyenyeri nona ntubaze, tegereza ejo uzabona ibihamya. Ariko mwemere yuko rwose ari ukuri iyo ukinnye na Ikubire utsindira kimwe muri ibyo bihembo twavuze. Biroroshye, fata telefone ukanda kanyenyeri 562 urwego uhitemo igihembo wifuza. Imbere y'igihembo ushaka ubona n'amafaranga. N'imodoka ni 700, ugasanga hari ibindi bya 500, ibya 400, ibya 300, ibya 200 bijyanye n'ubushobozi bwawe. Ugenda ubona igihembo ushobora kuba watsindira. Icyo usabwa rero hamwe no kuba wenda utabyizeye, jya ureba televiziyo Rwanda
buri saa moya n'iminota 15 kuva kwa mbere kugera kwa kane saa moya na 15 z'umugoroba haba hari iyo gahunda. Hanyuma kwa gatanu ubwo ni saa 3 z'ijoro ikubire loto akanyenyeri 562 urwego ukine ubundi ibintu bigende neza cyane. Rukangura iminota 35 ni ibitego bibiri by'Amavubi byatsinzwe na Muzungu mu gihe ikipe ya Djibouti ifite press abamereye nabi ibitego bitatu nabiryoherwa atahanye n'umwana atsinze hat-trick cyane kabisa. Atasoka fereka turebe 36 tumupira kwa Pasim sero equipe ya Police asimpira kwa Clement sero equipe ya Pierre ashyira urugo twacane kwa kapiteni wo muraperi yitwa Claude Marcelo. Izina nitaga Claude nararihinduye yaranyishe arambwiye ati iyo zina nyamuneka barampamagara abantu bose ati kugenda no kugeza mu rugo mu Ruhango ati barampamagara ati bakambwira bati izina rwose twararimenye. Claude arambwira ati mbabarira Axel umuntu wanjye urabizi tumaranye imyaka myinshi atari ko mbabarira urireke ku mugaragaro narariretse ariko aguma kuri Marcelo aguma na Marcelo hari ibintu abana baririmbaga kera iyo bashaka guserereza umuntu uzi ko kera muri primaire y'abantu bakundanaga wagiraga ngo ni nk'icyaha ntabwo ubizi cyane waba ufite nk'agakobwa mwikundanira kandi ufite umutima nta n'ikibi mukora reka dusoza abakobwa beza bumva radiyo abakobwa beza basigaye bumva radiyo Rwanda baba bishimiye benshi bavuga ati aba bahungu bo muri siporo benshi cyane benshi abakobwa beza bumva radiyo Rwanda tubasuhuza cyane barahari benshi. Urabizi ko uri umukobwa wiyaminiye umukobwa agomba kumwiza ariko byara abataramu urumva muhora akakubwira turagusuhuje ufite sister wanjye ewana ngo arabakunda noneho ahantu badukunda ba mbere abantu bambwiye Burasirazuba nitwa Nyagatare ababeza batebuka byara abana baza nuzo bita muri Gatsibo urumva za Karangazi na za Kabarore ariko gashyiramo inyambo z'ahantu hitwa za Kirehe yo niyo yamibwe byararangiye atazajya muri filime kuri Kirehe. Kirehe ni umujyi w'urukundo. Kirehe ni iya mbere mu bakobwa beza atazagira umuntu yipima oya niyo ya mbere tureke kubipfa byararangiye tureke ntacyo uravuze mu Gatsata cyangwa tuvuge Kicukiro wanyu. Nyagatare yashatse kwipima gake Nyagatare yashatse kwipima Nyagatare nayo ariko Nyagatare ni ku gihagararo niba ari bare cyane ariko ikintu cyitwa icyo bita isura mu maso my friend ariko n'abandi hirya no hino nimwihebe namwe mubure muri abacu turabakunda cyane. Abanyarwandakazi bose ni beza cyane bose ni beza kabisa tubasuhuze. Abasanganizwa Bisabo abatemba nshyushyu n'abantu beza cyane n'imfura tubyara turabaye abantu babyarira igihugu cyane bakabyara isi tubadutembeje ariko ntabwo tuba dukomeje mw'abantu mw'imfura ziratemba cyane abantu babyara izi ngabo zacu bakabyara abana b'abahungu bakina umupira bakabyara abanyamakuru ubundi nusuzugura umugore uzaba utazi aho wavuye. Waba ufite ikibazo wakagore kujya karesi umugore ni umuntu ufite ikibazo kiri mentale umugore agomesha mutara wawe tubundi umuntu ukubita umugore yakabaye ahamagazwa mu nteko y'abandi bagabo nuko kwihanira bitakibaho abandi bagabo nk'icumi bakamukubita bakaba bati uri umuntu w'imbwa cyane ni gute utinyuka gukubita umuntu ushobora kuba yagutwitira amezi 9 ako bro tekereza ukuntu abagabo dufata risike sibyo ukuntu abagabo ako byahindutse ni bamwe na bamwe ako byahindutse nabonye hari umuntu wavuze akantu kuri social media ngo abagabo basigaye bafungirwa umunwa ngo abagore bagafungirwa agatama ariko muri rusange urabizi ko abagabo ari bakunda kwimera agatama cyane reba gutwita indi nko mu mezi 7 wareba abagabo n'ubundi ari twe dutwita wazajya usanga bicaye mu kabari bose batwite bagasinda inda z'amezi 7 bagakubita n'amacupa bagashwanyaguzanya abagabo si ibyo bintu babibareba abagabo ni
abantu bro abagore agira akantu ko kwirinda ko kwibombarika ko kwitwararika ko kwihangana ni Imana yabahaye ibintu byabo Imana yabahaye cyane kabisa tubasuza ababyeyi mwese turabakunda cyane imace turabatuye iyi mace ni yanyu kabisa karo kameze rero tusuze mama muzungu byihariye mama muzungu ahantu ari umenye ko igihugu kigushimira rwose abantu ubwo batumva radio abantu muri quartier muturanye na mama wa muzungu dushima Imana Olivier uyu musore ukinira APR wavuye muri Bugesera watsindiye Amavubi ibitego 2 mu musuhuza mu ati abasore kuri radio Rwanda umupira bagusuhuje cyane umwibutse muge ngo bavuze ngo cyagise cyakuriye burya